gukomeza haleluya nyuma yagiyeho katarabisi
numva ko hano hari ikirere cy'amafaranga. Haleluya. Ureka turirimba aya magambo. Niba hari ibyo Kristo yakuregeshe. Amashia wanachayakeneye
ndanezerewe kubw'ubuntu bw'Imana, ndanezerewe kubw'urukundo rw'Imana wabona imbere yanjye no ku mutima wanjye wishimye. Haleluya. Dumva nuzuye neza ibahari ndamuzuye. Reka mpamagare madama kwakira abantu b'Imana mu izina rya Yesu. Tumukomere amashyi n'abahaguruka. Ndabakira muri make kuko ndaza kuza kugira amagambo menshi kubera ko Imana irakomeye cyane mu buryo buhambaye. Iyaba tisiye ataraha ntabwo twari kuba duhari, ariko impamvu turaha kubwe uko Imana yamubwiye mu mwese nk'inshuti ze nk'umuryango muri abagabo kubihamya, kandi mumfashe kurambura ibiganza byacu duhereza Imana icyubahiro yabikoze. Ndakira mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere ngiye kubanza kwakira abapasitoro n'ababwirizabutumwa turi kumwe aha ngaha, bitewe n'impamvu z'iki n'aho amasaha ageze n'uburyo. Reka mbasabe bahaguruke. Mwimbaji anaonyesha kwamba ni sharti jina la Mungu litukuzwe katika mkutano wa Kristo. Mwili yaliyokwenda kanako ni ngomu sina kima na ishikwe hejuru mujitera
Haleluya. Amen. Si kwa bure Mungu anaweza fanya kitu. Kama Tasia alifanya aksida, kuna mambo Mungu alitaka kufundisha. Binafsi kwake Mungu alitaka imani yake iongezeke. Akimaliza anguka na kuwaza amekufa. Nyuma ya mwaka watu wamelia na wametoa tumaini. Mungu akamsimamisha tena. Nikusema kwamba Mungu alitaka Tasia aone ya kwamba Mungu anaweza. Na wakati Tasia anaona ya kwamba Mungu anaweza, Tasia anatumika tena zaidi na zaidi. Mungu anataka mke wa Tasia naye apimwe. Huyo mama amepimwa lakini na akashinda jina la Bwana Yesu Kama angekuwa mwanamke mwingine labda angemkimbia maeneo. Na anataka tumaini anasema hapa hakuna mwanaume tena. Acha niende nitafuta aliye mzima. Lakini huyo mama akakaa pale alimchunga. Na wakati waliniita niwaombee, kila siku niliomba na ule mama yuko pembeni ya mkweo. Na nilimwambia Mungu amtie nguvu. Haviko vitu rahisi. Wakati Mungu amenipiga sababu sikutaka kuamini mimi, nimegonjwa miaka 8. Miezi ile nimekuwa mwenda wazimu na posho mingi. Lakini ndugu zangu wote walinikimbia. Mungu etulia ameniwakia pembeni. Tupigie mama makofi wa sana. Mungu wada ndio mama naye wampigie makofi. Na Mungu ametaka ufunzwe. Katika mabondo ya ndugu yako unajikamata je? Labda unamkimbia. Wanasema kakufie kule. Haya mabondo yalikufunza sote. Mungu akujalie neema katika shida za wengine. Mungu kuwasogelea na kusifu pamoja. Mungu atubariki sote jioni ya leo. Amen. Kwa msuma yangu na mtoto wa Jose. Nampenda sana. Mimi nampenda sana. Natoa swali. Natoa swali. Nampenda sana. Nampenda sana. Namshukuru sana kwa yote tunafanya. Mungu rehema akubariki. Nashukuru maombi ya wewe. Kama nashukuru kisi na nashukuru Mungu rehema akubariki sana. Who
maze kubona yuko umwe atashye ariwe madamu ariwe mutware wa Siya, hanyuma mbona n'undi nawe akoze impanuka imeze nk'aho birangiye, hari n'abandi barangije kujya ku ntege nkeya, mbona ko dusigaye tutari benshi kandi baraduhamagara ahantu henshi gukora uwo murimo. Ntabwo ari abantu bose bemerewe kuwukora keretse abanyweye ibiyobyabwenge bagakizwa, bazi ukuntu bibabaza. Ubu ndagifite muri Ngoma, ejo muri Kwizera. Urumva rero mbona birarangiye. Ndi mu bantu ba mbere bamugezeho, ndi kumwe n'uyu mubyeyi
tugiye kureba ko agihumeka ngo tumusenge. Ndashima Imana ko Imana yamusubiye. Ntabwo ari ugukira ahubwo ni ukuzuka. Kubera ko abantu bavuga ibyabo bakavuga uko batabizi n'uko bakeka, ariko twamugezeho atatuvugisha, ari kureba ubona atabona, atumva, acometse nk'ibyuma kugira ngo adahita apfa, ibisura umutima, ibizura impyiko zamenetse. Ahangaha hashwanyaguritse, mbese tubona ari ahanyagasa. Uyu munsi rero kuba ari aha mu rusengero turi gushima Imana, turi guhimbana, turi kubyina, ntabwo ari ibintu byoroshye. Niyo mpamvu ugiye mwabonye nitaye ku cyubahiro cyane, nitaye ku cyo nicyo nitaye, ntabwo ndakubyinira uyu munsi igishaka kibe, kuko icyo wakoze narakibona. Imana ishimwe. Na nyuma yaho twagiye mu rugo kumureba atabasha kweguka, ariko ukuntu abakozi b'Imana iyo akubonye arakira kandi akirwaye, akeguka akagukunda bigenza. Imana ishimwe yamutugaruye, aracyari muri byinshi. Nta kindi kintu navuga, turacyamukunda, turamukunda, n'ubundi tuzakomeza kumufasha mu rwego rwo kugira ngo dukomeze gukora umurimo w'Imana. Nagire ubukomere, imbavu zikomere, amenyo akire. Ntabwo arakira neza, noneho twongere tuzamuke imisozi tumanuke. Haleluya! Uyu ni umuterankunga wacu, afite minisiteri yitwa Ayera Ministries. Tujya mu bigo by'abana bakuwe mu muhanda n'ubu duheruka i Nyamagabe, tuzasubira nayo rero wibukira vuba, tuzasubirayo kandi twahuye hihannye abana magana abiri. Urumva rero afite umurimo agomba kuza kudufasha. N'inzaho nyine tuzajya dukubitiraho hose. Reka twe gutinda, ni byinshi umuntu yavuga, ariko Imana ibishimirwe. Reka Samuel twari tumeze kutungana, hanyuma rero Samuel aravuga ngo dukwiriye kujya kwa Kisi. Bwacye turaza, tuhageze twarasenze tugira ubwoba bwinshi. Ibyo byose muvuga twasanga kijyanye, sombi kirimo atabasha guhaguruka. Uyu mubyeyi Imana umugisha kandi mwinshi cyane. Turataha twibaza ikintu twakora. Imana iratubwira ngo musubireyo. Tugiye iratubwira ngo musenge kugeza igihe nzababwira ko iminsi irangiye. Buri saa 10 twebwe ubundi tuba twabyutse tukabyuka tukajya kubatiza. Nakongeye mukabakomera amatara. Uyu mugabo turi kumwe agira kwizera, ntangira kwizera, ni umupasitori ugira kwizera. Nkunda kuba mu bantu sinshaka kumenyekana njyewe, kuko amakuru wagerayo akamubwira ati Kisiye ndashaka uhaguruka. Namufata ngenda kumukubita kubera yuko nabonaga bikomeye, ariko agahaguruka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanyuma Imana rero Yeremiya 33 umurongo wa 1 n'uwa 2 avuga ngo ijambo ry'Imana ryasanze bwa kabiri Yeremiya mu gikari cy'inzu y'imbohe yakibwiraniye mu cyumba. Yamubwira ngo Yeremiya, ni njyewe ngira icyo nkora. Haleluya! Ntakirema, ntagikomeza, narangiza, ntakigaragaza. Imana ikomuze, ntaraza, nagutabara, nkwereke ibikomeye utamenya. Niyo mpamvu Asante. twaramutabaje. Follow me down there, muri iki gihugu cy'umwuka hano mu kirere, Imana ikoreramo, yubakamo fondasiyo idacukuye umusingi. Irema nta kintu yifashisha, kuko nigira ikikora ikakirema yarangiza. Usanga 25 itangiriro wasanga ngo umunsi witwa Rebeka yasamira yaramusanze. Isaka ngo yaramaze imyaka 20 amwingingira, hanyuma ngo Imana iramusanga. Arakagira nta makuru yayo narayamenya, biramuvuga kandi
ngo Isaka mwingingiye ngo Imana yemera kwinginga kwa Isaka Rebeka barasama hanyuma y'imyaka 20 ngo asame ngo hanyuma ngo yumva ngo abana bakiranira cyangwa barwana mu nda ngo arabaza ngo Uwiteka ngo nyirikiri imbere Imana yamubwira ngo mu nda yawe ndemyemo amahanga. Haleluya. Imana niremye ibintu bidashoboka ndemyemo amahanga Tomasi barasanga abazungu bavuyeho cyangwa abirabura ndemyemo amahanga abiri kandi amahanga ndemye ni ukuvuga ngo umukuru azaba umugaragu w'umutoya ubundi ibyo ntibyabagaho mu Isirayeli. Imana nigiye ikikora ikakirema ikagikomeza hanyuma abana yabyaye mutambisha 22 na 23 na 4 ntabwo ariko turashimira Imana twabonye ibintu bikomeye rero aho ngaho twahageze ari ibintu bikomeye byari ibintu bikomeye yibaza ngo ese nzatatu wese uzongera kureba abantu zari zitegereze dukomere Imana amashyi dushimira Imana yatureze dushimira Imana yaduhaye agakiza Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Kandi ubwo bugingo ni Yesu aravuga ngo ni ukuri yinjiye mu mutima wawe kandi yashyizeho ubutware. Dukomere Imana amashyi basubira. Abatumishi bose Haleluya. 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 Komera amashyi izina rya Yesu ababyeyi baje kwiyicarira Imana bamugisha
Angel Pastor Moise. Imani kurugana kuba turi
Uzikurinda mana, uzikurinda so.